sheri wanjye nta mafaranga wansabye inganda yazanye sheri bigenze bite kandi amafaranga ndayazanye ariko urukundo rurababaza bigenze bite se kandi sheri none urukundo ruraryana ntugakine n'umutima w'umuntu ntugakine n'amarangamutima y'umuntu ninde waruteranyije se none kandi ntuduheruka kuba nagukundaga ntabwo ari uko ndi ikigoryi ntugakine n'amarangamutima y'umuntu ese byagenze bite ashyira amafaranga sawa ashyira amafaranga madame ze ahantu barahakurogeye bite kapesi baby neza ute kameze neza mvuye ndakubuze ntanyeka kuri hano cyane nawe hano nyine kwifatira akayaga tubiswe ndubure na sheri wanjye none ubyize kuri se asa n'amutesha mutwe wanjye se komana ese kucura muhungu mababaye ntabwo se ubona mubabaza gute none kuki utamwitaho nagaruka utamwitaho burase wacu mbona nyine mbona atari kwireba imibega kandi buri kimwe cyose urakigukorera ufite ibibazo uramutakira buri kimwe cyose amafaranga uramwaka nyine tugenda ukabona twita isi imwe bikumva agasonga arebe mani utakira ugeze aho sigura hano ko ari agasore kaza nyine uriya umuzanye twanatandukana pe subizi ndongeye sisenya kadashore no kukwangiza kukwicira hazaza shawafise oya basigezaho nitugera kuri uriya we mani givuga ati wana ndayamanitse sumukunda bingane mani ndamukunda rega mani igire ukuntu yambara neza n'umusore nyine ugaragara twagira nukabona sibyo kwambara se niki sindakumariye mana avuze byinshi mu buzima bwanjye iriya nenda mbara se wayimugurira niba yimugurira se kuko se wakuye kuri musore wirirwa ukora gwera mitano kugezana nimugoro nese niba yakorera atazi kwiyitaho mbese mana ubona ukuntu aba yambaye yirirwa avoma amazi yirirwa ajya guterura ibishingwe reka mana njye ntabwo ndi muri urwo rwego pe hanyuma se ari amafaranga akorera muri ya byo gutwara ibishingwe nyine avunika atajya yaguha uriya musore uriya w'agasonga rero wazajya umuhitse oya ntabwo nanamukunda reka ntabwo mukunda kandi mbona uriya musore uriye uguha amafaranga oya mani mbabarira uriya musore mwiza mbabarira basi uri kumva tugeze ahangaha kuko iyo uri kuvuga uriya mani mba numva uri kumva reka tubyihorera umuhanda avayo n'umuhanda ajyayo oya ntari tubyihorera aho mbageze aho kishigana tureka kandi se ngo biri sameze neza none urabizi umwana urabizi kodine nyine wahawe turana tujyameze none ngo numvishire rero mukoreshe bafite bwa bashyiraho bimeze nk'ibintu meze neza wowe umeze nanjye meze neza nisha nabona nakwanze n'akazi nawe urabizi uba wanyanze basi wazashatse kunugura n'agatelefone tubasha kuvugana agatelefone ariko hari umuntu wanyemereye agatelefone nimugoroba ngarakampereza nzajya nguhamagaraho igufashe guhamagara temba nagukumbuye nkabura ukuntu muvugisha ariko nyine tuvugana nyine ugashaka tuvugana nta kibazo ese ni umushiti wawe ni umushiti wanjye bamwita ndetse yitwa sheri rero nari bari baduhaye agapoze mu kazi ngura kano kantu ndavuga ngo nkakuzanire nawe urakoze kukakira rero turaza kuvuga uko twabonana sawa ayo ma baby sheri
ngiye mu gapoze ndabatereka amanamuzanire hanyuma sibyo bigahurira he ibyo bigahurira he bwanyereka basi reka nakuzanire reka twirebera ahubwo akanyanzanire ubundi cyamani koko ibyo byibishira ku ruhande wow akoma ndabikeza oh my god uraje mu rugo nyine karene ese ubona ari uwuhe muntu wagukorera nka bino zamusora gukorera byiherereke ikiganiro wacu ntabwo urabizi bafite tubireke isizamenya kuri mu buyobe byacu ubona mba ndi mu buyobe bw'ubuhe uyu musore imana urebye ukuntu avuye mu kazi narahandi akatiye ayisaza umutima uri kuri wowe mwana njye nakubwiye ko manje kareka ntabwo njye nashaka umuhungu wirirwa yikorera amazi ese wabonye ukuntu asaba ziribangaje yirwa yakati byondo yirwa ziribangaje ibitangaje no kuri iyo nza guhaye uzayambara ujye kureba kakamarine kakabandi nzayambara nyine nkano kadakora kiri bagatoya mani nakubwiye ngo nugera kuri uriya we umva ubwonko bwanjye buri gusimbuka basiye tubyihorera nitugera kuri uriya uriya wirirwa utarira wirirwa wiyambarishijwe kuri azagutunga cyane uzamutora ariko ubundi urukundo ni iki uzi urukundo icyo ari cyo nari bari ndi proud yiwe uzaza akagukunda yageze aho ngaho umwana arankunda noneho ni n'umuntu tugendana nkumva none se ko aba yambaye neza wowe ukaba wambaye ibitenge waje umwana nese ubu ngubu mweje ubundi dufite gahunda gusohokana nzahita nkambara ewana tugende tumeze neza azajya agura wambara usohokane bitwaye iki se ko kuba mukunda meze bon neza nari nkukumbuye se ibyo ndamvugishije sana kumvugisha ben sana igo tunsikiwa musiyoze mbona wahindutse shuwa eshirihe banga sana urukundo rwinshi se shuwa bamurwanira nabo kandi babona nkompeta n'abantu nk'igihumbi nta twanyihebe yizere ko ese ko mbona utameze neza amnalo ke ntabwo umeze neza wayo kubera iki kuki utameze neza sizwi ariko n'ikiganiro birinda yize sinzi nyine amatariki ageze kwishyura arandire yagize ikibazo ni amafaranga money sure ya ikibazo nawe nese urumva nyine mbaye nyafite naba ndi gutaka arandirode nese kuki uba wanze kumubwira ngo ugire ikibazo ufite utangiye kare se ndanaze kukurusha pe sure numva byakugora ariko noneho usubiza umutima hamwe ngira amafaranga ndaza kuyagushakira siyo yishwe sure yeah wow amafaranga nugira ikibazo ndaza kuyagushakira Baby, sheri kuje hano kusanze ku kazi ariko barega no gukora kumeze ku kazi umeze neza meze neza mu gake cyakugendekeye bite meze taho ndaho ndabona ko kamereye nabi cyagenze bite se sheri ko ntayimenyereye ko nsanga ku kazi twari twavugaye ko ndi bugusange hahandi se wabaye iki se cyakugendekeye bite mbwira mama ararwaye ameze nabi nabuze amafaranga yo kumujyana kwa muganga mama wararwaye yarwaye bike se nyine ndumva yafashwe nijoro ntabwo tuzi ibintu arwaye ariko hari umuntu nyine wari watubwiye ngo yamuvura ubwo nyine yashakaga amafaranga 50 ibihumbi 50
si 50 noneho biravuye kubona nanjye akazi kanjye ahangaha ndakora bampemba amafaranga 500 ku munsi si amafaranga yakurayo noneho sheri wiyeranje ushaka ukomeza amafaranga ubu ndayakurayo koko sheri wanjye sheri basi Imana ushaka ukuntu ubigenza ushaka ukuntu ukubita hirya no hino ndetse ubu koko nabwira ni we muntu ugira ni we mbwira ubu urabona koko byagenda gute none se dupfa ni basi ari we muntu mba mfite imbere yanjye mbwira buri kimwe cyose by'amafaranga mfite amafaranga ibihumbi 10 byonyine basi shaka ukuntu ukubita hirya no hino turebe ukuntu basi twamuvuza nose bari babandikiye ko ari yonyine baba nose hano yanjye usuno ndabigenza n'amafaranga 50 subu amafaranga 50 ndayakurayo kuko ukuntu bigenza pe ese bibi kuki mba nkubwira ibintu mba mbona utabyitayeho mba mbona wigize nk'aho bitakureba ese basi ntago ari uko ntabyitayeho ahubwo akazi nkuru urakabona ari amafaranga hano membwa sense amafaranga 500 amafaranga ufite n'ibihumbi 10 byonyine ibintu byose mbona wigize no stress mba ndikubwira ibibazo byanjye se nagukinkunda basi ntago ujye ubibona ko kugukunda ndagukunda ntago ujye ubibona ko ngukunda koko basi reba nyine reba ukuntu bigenza tujye kuvuza mama pe ushaka ukuntu bigenza kuko njye nsigaye mbona utanakinkunda pe ndagukunda nuko ndagukunda yumva hoye ibyo byihorere basi ndaza gufata ibyo bihumbi 10 nje no kwikopesha ku mushito wanjye basi ndebe ko yanguriza basi nyakuzaniye nyaguhereze humura sibyo humura she ndayazana nyaguhereze uyajyane bamuvure sibyo sawa kandi rero ntukaza ahangaha wari no kureka nkaza nkagusanga ahandi nkaza kureba ntukaza hano gukazi sibyo nanuvuga ko ari nk'uko nyine mbikubwira bikava muza kuko ameze nabi pe ararembye nyine n'ubu nanasubira mu rugo sawa ngaho genda ava ahangaha reka nkore vuba na boss atagusanga ahangaha mbaye nsoze ndaza nyakuzaniye sibyo sawa naragiye njya kureba wa mufesha mutwe wanjye ukumva urukundo rwawe mwakama mani reka ngiye muri ega nyibwirira naribi ndabizi ko umwanga ubwo nyine ndagenda ndamureba mubwira ko ashaka amafaranga 100 ubu n'ubu wajya kubona ukabona arayanzaniye ngushye nshaka amafaranga angahe 100 ngo ntabwo uri ku 100 se ntabwo uri kumva 100 wari bwayabare ngero ngiye kuyaba uri umugome ntabwo umugirira umuntu igamana ngiye ntabwo mukunda urabizi nayiki imana igiye guha nyine sheri wanjye n'inzu ya mani karagasore mani kaguhaye ikimane se wagiye kubwira niwe buzima bwanjye kumva mani uramujya muri uri kukwangiriza ubuzima naganyiriza ubuzima gute se muri kutoka amafaranga ukayaka n'undi so n'imana izaguha rego umenye ko ari we nkunda ndetse niba ari we nkunda ese wazihanganye ukabwiza ukuri undi mwana kutamukunda ukaga kumwangiza reka ngiye ntabwo namubwiza ukuri kumva nzamwihorera nawe kandi ubibona ntazi kwiyitaho ntazi nusakitaho kuko amafaranga yose ayagwa wajya ushyiramo imiyaga burasa nta nubwo ubibona nta nubwo ubireba ko ndetse ku kibasha anayakorera akayabona ntagire ubwenge bwo kujya ariko birekera icyo ko nuko ntamukunda yewe nk'umugome ni ukuri ntabwo ndi umugome se irango nzabumukire irango nzagura impano zihenze irango ku maso yawe ahore inseko ariko wowe uhita umbira ibibazo by'amafaranga urabizi wa mukobwa sheri wanjye uzi kuri buriya mbayeho antekeye umutwe atankunda bibaze ko ejo bundi yaraje asanga ku kazi arandirira n'amarira menshi ambwira yuko mama we arwaye ameze nabi ari kwa muganga arambwira ngo akeneye amafaranga 50,000 urabizi akazi nkora kubona amafaranga 50,000 ni ikibazo
ndangije ndamubwira nti mfite ibihumbi 10 ariko ndaza gushaka ahantu nakiguriza amafaranga 50 mbikuzana. Uyu munsi nyamushyiriye, uzi ko nasanze nyina ntago arwaye, kumba amafaranga yashakaga yari ayo gufata agashyira undi musore. Yambonye nk'ingebyera, yambonye nk'umusazi. uriya mukobwa ashobora kugira ubwenge Buriya ko nabonaga ari umwana witonda yitonda byaye ko yari kuntekera imitwe. Amafaranga yanjye arayafata yamvuniye, narayigurije. Umuntu nayigurijeho yambwiye yuko mu cyumweru kimwe ndi bube nyasubije. Kumba amafaranga nayo gushyira umugabo kwe ntakina n'umutima wanjye. ibintu byose byoroshye mu Rwanda. reba ukuntu wowe wicara ahantu yenda ugakubita naho umuntu ari aho ngaho gusa ugashaka utuntu yanjye ubwo ndamushyiraga ku byo kugira ngo njye kubanza gushyiraga. Uribuka ngura amagifti, ngura impano, nta kintu nakora mu mafaranga yanjye make, ngira ukuntu nashaka ukuntu namuneza. amafaranga y'amase Njyewe ukuntu ndayamushyira nyamuhe ayashyira uwo mugabo ntacyo, kuko ndamukunda simba numva yababara, ariko ndayamushyira nyamuhereze, akomeza mbone nk'ikigoryi, akomeza mbone nk'ikintu kiraho kituzuye, ariko ndayamuhereza. urabizi mu Rwanda urukundo ruraryoha kandi yamuhe n'ubundi buzima ntabwo wica amaboko yamuhe amutega umuyobozi n'icyo azakoraho afite hano ubona nta kintu byari kuri ibyo ngibyo. Imana izagushumbusha uzamurika wanjye. Abakobwa baracyakabasha kubona umukobwa mwiza kandi bizabaho kandi ihangane rwose biba ihangane bikore nyine niba wabimwemereye yambonye nk'ikigo, yambonye nk'umusazi. ihangane komere kandi ubikore nyine ubikore ubikunze nyine wowe bikore nk'aho ubikuye ku mutima wawe to wigendera ko ari arandi agiye kuyaha bifate nk'ari umubyeyi urwaye wikishyira muri ibyo bintu noneho dutegereze tuzareba icyo ko bizagenda. ihangane komera nta kibazo nakunda komera kandi turaza kubinyuramo neza turabitsinda nakunda paul cyane cyane ugomba kubaho ngiye kumva inkuru nziza. Amafaranga yazanye, amafaranga nyine hari umuntu yatse ariko ndabyizeye neza ko ari yanjye. ariko yarambwiye ko turi buhure wayazanye. Ugiye biri bugende neza ko bizawe n'ukarakaje ugiye biri bugende ubuse neza ko nagushakaga. washakaga ibyo nyine ni wa muntu nari nabwiye wari uje ko amafaranga ukamaze kari ibintu bari bifungiye. Sheri wanjye nta mafaranga wansabye inganda yazanye amafaranga ndayazanye, ariko urukundo rurababaza, urukundo ruraryana. Ntugakine n'umutima w'umuntu, ntugakine n'amarangamutima y'umuntu. Ninde waruteranyije se noneho kandi ntuduheruka kuba naragukundaga ntabwo ari ukunda ikigoryi. Ntugakine n'amarangamutima y'umuntu. icyo byagenze akira amafaranga. Akira amafaranga. urakoze ko ugejeje randirodi. amafaranga yampaye nanjye ndabamenyesha kugira ngo nyine kubanza ukiranuke n'andi rodi wawe ariko amazi yagize ibyo washaka akazi ibintu byo kubajya
ibyo buryo washaka nyine washaka ikintu cyo gukora ya masaka aherekejwe n'amagambo nawe ndetse urabona ibyo ese uri kuntera biranga ndi kubikora wowe nta kazi ufite iyo ntabwo ari kwicurira ndetse ibintu birabona kugira byari bawe kandi urahita umukunda ntako wanjye ntabwo mbikubwira wajyuma amafaranga n'umutima mwiza kandi kugira yarenzaho nk'ijambo ntajya yasa ntabwo ndi gushyira amafaranga urabona ukuntu usa njyewe ukuntu usa ndetse bizagenda igihe nazaba mfite basi cy'imyaka gereza amare nawe mba ndi gushaka ntabwo mba nicara nyine nanjye nibyo nakubwiraga ko washaka akazi ugashaka nyine uburyo nawe wakora mu ifaranga nzayashaka akazi nikaboneka nzagakora kankwiriye ese wajyanye mu kiyede njyewe mwese ko iki kiye tutagikora nawe jewe yeah boy like me mu kiyede yeah ndetse tuguha guha amafaranga acha nkira akadagi vuye hano ndetse ushaka akahe kazi baje ndetse ushaka kujya mu biro utarize ushaka kujya gukora akazi mu biro kandi hari utundi tuzi twishobora mana ntabwo ari kubona ntabwo najya mu kiyede ngo ngiye mu kimotari ngo mbese urajyanye kwirwa ni kuri amadoka y'ibishingwe njyewe n'akazi come on akazi n'akazi aya akazi singiye ntegereza akazi kankwiriye kandi nimara kukabona we nzakakwereka ari akazi negereje kikaboneka kazaboneka kandi nzakakwereka akazi keza cyane sibyo bebe sibyo ntukagire akara ariko turi kumwe ntuzajya mbona mu ntuza sibyo sure kukiwankinishaga amarangamutima yanjye nakoze cyane nshaka amafaranga ikorera imizigo ku mugongo mvomera abantu amazi ku muhanda ndi kwiruka amanywa wa nijoro irango nzabumukire irango nzagura impano zihenze irango ku maso yawe ahore inseko ariko wowe uhita umbira ibibazo by'amafaranga kuki wakinaga n'umutima wanjye n'amarangamutima yanjye umbabaza mutima cyane mbega kunyita buhoro buhoro mu mutima wanjye n'amarangamutima yanjye numva ndimo gupfa ngiri muzima ukambesha ngo mama we ararwaye ngukeneye amafaranga yo kumuvuza nyamara ayo mafaranga wari uya undi musore narakwizeraga ndagukunda by'ukuri ariko wowe wahinduye urukundo uburijanya nansigaye ndira nkiri jyenyine nibaza impamvu umutima wanjye wawusenya gutyo nubiki wanyeretse urukundo ukambindura umunyumu marira kuki wakinaga